nyuma yuko umutoza wa APR Abdelrahim Taleb amanukiye i Rubavu akagira gutya akatsindirwa ibitego 2-1, Afande CDS umuyobozi wa APR FC n'abandi bafatanyije kuyobora APR FC bahise bakora inama babyigaho bafata imyanzuro ikakaye. Ntabwo ibintu nababwiye ko bitamugwa amahoro. Uyu mutoza yamye agaragaza umusaruro nkene pe. Kuva mbere rwose muri Sekafa ukaza ukajya muri kiriya gikombe APR yari yateguye cy'inkera y'abahizi, umutoza nta kintu yagaragaje. Muri Champions League nta kintu yagaragaje, muri shampiyona nta kintu yagaragaje. Umutoza rwose nta kintu na kimwe yagaragaje. Ubu rero nyuma yaho bigaragaye yuko ashobora kugira gutya ahubwo akaba yatuma ekipe ya APR iva mu gikombe cy'amahoro, kuko nyuma yo kubona ukuntu Etincelle yakinishije APR uburyo yayikubise kandanda bavuze bati reka birashoboka ko Etincelle yatuvutura, birashoboka bati rero uyu ntabwo ari we mutoza tugomba kubakiraho, uyu si we mutoza tugomba gushingiraho tuvuga ngo azatujyana mu mikino mpuzamahanga. Batangiye no kwikanga ko badafite abakinnyi babaswa, bavuze ati nk'uko tubivuga nyamara dushobora kuba tudafite abakinnyi babaswa, ahubwo dufite ikibazo cy'umutoza nyirizina. None se iyi APR turi kubona na APR rutwa niya Darikonovic, nyamara yongeremo abakinnyi babiri kandi b'abahanga. Bafashe imyanzuro rero ikakaye APR ku isoko ry'umutoza. Abakunzi ba Abdelrahim Taleb n'abungiriza be na ekipe nyine nababwira ngo mwihangane, pole sana Abdelrahim Taleb, rwose imyanzuro yafashwe. Banzure ko wakanze subscribe, ariko banzurebe ko wakanze subscribe we mukunzi wa AP, mukunzi wa ruhago muri rusange, umukunzi wa Leo Sport TV uri kumva iki kiganiro utarakora subscribe, ndagusabye nawe ngo kanda subscribe. Ntago bisaba imbaraga, ntago bisaba iki, jewe niyo weekend nkwisabiye ndakwisabira subscribe, nurangiza ufungure notification, tujye tubana uko dushyizeho ikiganiro ujye ukibona mu bambere, ukibone kitaramara igihe ku buryo ukibona cyataye agaciro. Wewe wabikoze rero nukuri uri umuntu w'agaciro, uri umuntu wo kubahwa, uri umuntu ukomeye cyane. Yes, abakunzi ba AP, reka tugaruke ku mukino waraye ubaye. Simbabeshye, yego nibyo hagaragayemo ngo ibintu by'amarozi mwabibonye bya Dawuda wanze nawe kwinjira, ngo yari afite amakuru yuko ngo ikipe uri bwinjize umukinnyi bwa nyuma mu kibuga ngiri butsinde. Nibyo Etincelle niyo yinjiye nyuma yatsinze koko, ariko ibyo bintu sinzi niba ari byo. Ibyo bintu Etincelle yarabigize kuri match yakinnye na Rayon, nubundi umukinnyi yanga kwinjira irayinganya. Sinzi ibyo bintu bya Beken niba ari ukuri, batanga batsinze kubera nyine ibizirusha, ariko ibyo reka tubyihoreye by'inyuma y'ikibuga bisanzwe biravugwa nyine ibintu ni intambara, biravugwa amarozi muri shampiyona yacu mu Rwanda naravugwamo cyane. Dawa barazemera, ariko mu by'ukuri izo ekipe zemera Dawa mbona ntacyo zizimarira. Ese Dawa itaguha igikombe ni Dawa imaze iki? Ibyo reka tubirengeho. Ahubwo umutoza Abdelrahim Taleb yongeye kugaragaza ko rwose nta mutoza umurimo, nta buhanga afite. Nukuri ndahamya yuko niba akinisha ekipe ya APR kuriyo, uwamuha nk'amagaju akamuhereza za Rutsiro ziba zirwana no kumanuka, akamuhereza za Muhanga, ekipe zazimutsinda 12. Kuko niba ufite ekipe nka APR ikakunanira kuyitoza, ikakunanira kuyarinya, ikakunanira kuyikoresha ibyo ushaka, n'abakinnyi b'abahanga barumva ibyo umubwiye gukora ntago byamugora. Nk'umukinnyi wo muri Muhanga aba yaranyuze henshi, aba yarumvise abatoza benshi bakomeye, ibyo umubwiye gukora ntago byamunanira pe, ahubwo igihari cyo ntabyo ujye umubwira gukora. Kuko iyo turebye imikinire ya APR
nta systeme doje ifite pe, nta mwihariko, nta kagufwa wapi. Ni ugukina nyine ukabona ko buri mukinnyi ari gukina ubuhanga ku giti cye, ariko as team nka ekipe ntabyo ubona. Kandi ako niko kazi k'umutoza, gufata ubuhanga bwa buri mukinnyi ukabuhuza n'ubwundi, ubuhanga bwa 11 bari mu kibuga bugahura, noneho ubona mu buhanga bwe ari cyo wakongeraho ukacyongeraho bitewe n'umwanya akinamo. Nicyo umutoza baje gukora. Ariko niba umukinnyi agikina agakikina ubumenyi bwe, agakina football ye, batari gukina nka team, ntabwo ekipe yatsinda, ntibishoboka. Umutoza rero Abdelrahim Taleb, ibyemezo byafashwe, nta mpamvu, ntago azakomezanya na ekipe ya APR mu mwaka utaha rwose. Nubwo mu masezerano ye n'ubundi hari harimo yuko uko umwaka uzajya ushira bazajya bamukorera evaluation, uko umwaka uzajya ushira bazajya bamukorera evaluation. Biro official rero, kandi imyanzuro izamufatirwa ntago afite we kuyijuririra. Oya, ntayo afite kujuririra. Niyo mpamvu rero ibye biroroshye, biroroshye rwose. Abdelrahim Taleb ubu ngubu ekipe ya APR igiye ku isoko ryo gushaka umutoza. Tayari nyuma yaho babwira kuri ku isoko ryo guhiga abakinnyi bakomeye, abakinnyi mpuzamahanga, abakinnyi bafite byibura ikintu bazakora bakaza bakagira icyo bahindura muri APR, igiye no gushaka umutoza mushya. Ibi bintu ntago biri sawa. APR buri mwaka iri kwirukana umutoza, ntago irimo irashaka umutoza ukonvenka, irimo iragenda igatoragura. Ntago ibintu biri sawa rwose. Buri mwaka umutoza, uzubaka ibintu byawe ugere ku ruhando mpuzamahanga ryari, ko twabibonye. Hako ni gute ibona umutoza uvuye muri Simba cyangwa muri Yanga ikamwihorera? Ni gute? Kandi ibyo bintu mwifuza yarabikoze. Nese muzi ko azabikora igihe cyose? Ntago bishoboka. Pep Guardiola yarakoze, ariko muri Man City murabona ko byanze. Ntuzare umutoza aho byanze, ariko abafite ibyo yakoze, ahinduye ekipe arabikora bigakunda. Niyo yavuye muri Barca akaza muri Man City agatwara ibikombe. Man City ntiyari yarabibuze si ibikombe, ariko yaraje arabitwara. Ntago wavuga ko ntacyo yakoze. APR rero ikeneye umutoza uvuye ahantu hari icyo akoze, apana yakoze akiri mu bihe bye by'umuriro, avuye ahantu hari ikintu akoze, apana kugenda gutoragura abatoza tutazi aho bari kubakura. Ariko ndahamya ko amasomo imaze kuyabona y'abatoza batatu. Beni Musa yaramubonye Dariko, iramubonye Taleb. Ubu ni igihe cyo guhindura imyumvire, bagashaka umutoza, bagashaka abakinnyi. Ngiye mpamya ko APR idafite abakinnyi babi, kuko si impamya ko uriya Mamadou Sarr umukinnyi mubi, Ouattara si umukinnyi mubi, Daouda si umukinnyi mubi, Sekiganda si umukinnyi mubi, Kiwanuka si umukinnyi mubi, Omedi si umukinnyi mubi. Ndi kuvuga abakinnyi b'abanyamahanga ubwo ngubwo. Ntago ari abakinnyi babi pe. Reka. Ahubwo ubwo urenzeho na Dao kuri nimero 10. Ahubwo umutoza bimeze biti? Ese abongerera urwego cyangwa aratuje aripoze gutyo? Ntumutoza ubona yiganira n'abakinnyi gusa bishimye tu, nta gitsure, nta gukaruma, asa naho atajya tekereza ku cyamuzanye. Kandi gutsindwa arakubwira ngo bibaho. Uwo mutoza rero wabibaho. Umutoza utsindwa ntababare, umutoza utsindwa ntibigira aho bimukora. My friend, ngo ntago bazakugeza ku ntego zawe tu. Cyako ufite intego zo gukina nyine champion ikarangira indikazi. Ariko nushaka kujya kurana mpuzamahanga, uwo mutoza nta kintu bazakumarira. APR rero nyuma yo gutsindwa, ndahamya ko ntashidikanya ko match APR ifitanye na Etincelle ejo bundi, ya mutoza nta jambo azaba afitemo, nta n'ukuboko kwe namba ntako. Hano ni hamwe abantu uzasanga kapiteni ari ufite ekipe ku bitugu, kandi ndahamya ko APR irimo gukina.
nta kuboko k'umutoza kurimo, muzamure bizatsinda. muzamure ko Etincelle itazishyura ibi ngibi bikoze, ishobora kuzakubitwa nka 3 rwose, birashoboka cyane. Tukabona Etincelle irimo gukubitwa ebana byihuta, ukibaza se byagenze biti. Ariko kubera abakinnyi buriya hari akantu umutoza yavugaga ngo ibyo mba nababwiye si byo bakina. Yabitangaje inshuro nyinshi ngo abakinnyi banjye sinzi ikibazo bafite, ibyo mbabwira si byo bakina. Nyamara ekipe wabaga ubona byibura yanakinnye gahushahusha, ariko ubu noneho reka urareba ukayoberwa ibirimo kuba. Ekipe rero turaza kuba tureba niba iri bukore revenge. Abakinnyi bose uko byagenda kose babibonye ibyabaye, ubuyobozi bwa APR bwabibonye, yewe ngo mbere ya match bugomba no kuza gukorana inama n'abakinnyi. Nta mutoza uhari, bukamenya ni ikihe kibazo kiri muri ekipe ya APR. Ibyo byose rero umusaruro wabyo tuzawubona kuri match y'igikombe cy'amahoro na Etincelle. Aho niho APR izagaragariza ubushongore n'ubukaka, ikaba yanagaragaza yuko harimo amarozi nk'uko bivugwa, ikaba yanagaragaza yuko umutoza nawe rwose atari shyashya, ko ndahamya ko iyi match ntabwo ari uzayitoza pe, ntabwo byakunda. Azaba yicaye hariya ariko nta jambo rinini azaba afite. Ariko bijya kumubaho nuko byagenze mu byibuke, harimo yatsindwa imikino abifata uko abonye, birangira kapiteni ariko asigaye ajya gusimbuza kapiteni akamubwira ati have wivamo. Rero bishobora kuba ibyo bigiye kuba kuri Abdelrahim Taleb. Reka dutegereze turebe, ntabwo ari kera n'ejo bundi. Ndabwizera ubuyobozi bwa APR nabwo mu gufata imyanzuro bwaramugoragoje, bwamutumye igihe kinini cyane, akazajya abohereza ibisobanuro bidafatika. Ubu rero nicyo gihe, kuko APR icyo ishaka, ndashaka igikombe my friend. Biramutse biri ngombwa kuko k'igikombe cya shampiyona bazagiha ekipe imwe, yaba muri Sudani cyangwa mu Rwanda izaba yabaye ya mbere, igikombe cyo cyamaze kugenda. Kuba itakaje umukino cyo cyaba cyamaze kugenda. Ibyo byaba ari iki? Byaba ari ingaruka mbi z'umutoza udafokasinga, udafite intego. Habasigaye igikombe cy'amahoro aricyo bari kurwarizaho. Reka turebe imyanzuro ubuyobozi bwa APR bugomba gufata. Tuzabakurikiranira n'umutoza bazaba batangiye kurambagiza. Ubu ngubu nyine tugiye kohereza ijisho ryacu, tujye dukuru duke tubona. Ntabwo nakubwira nta makuru ahagije ngo umuntu oya, biragoranye pe. Ariko muri duke umuntu abonye nyine arakurikirana akamenya uko bimeze. Reka mbifurize kugira weekend nziza, mbabwira ngo mwihangane, hari match to revenge. Aha niho tuzabonera ubushongore n'ubukaka bwa APR n'abakinnyi bayo. Niramuka idatsinze tuzamenya ko nyine ubwo ngubwo urwego tuzaba twarubonye. Ngaho gukora, mukomeze kugira weekend nziza, mukomeze kugira ibihe byiza. Iyi ni Leo Sport TV channel yanyu, turabakunda cyane. Bye bye, ciao. Amakuru y'imikino yo nakagaruka, upfa kuba arakanze subscribe ugafungura notification. Natwe icyo tuzagukora twagusezeranyije nuko kukugezaho amakuru y'imikino kandi agezweho yizewe.